abakurikiye radiyo Rwanda ndetse na televiziyo Rwanda turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu. Uyu mwanya rero tugiye kugaruka ku cyemezo koranabuhanga cy'ubutaka. Muraza kwibaza muti cyemezo koranabuhanga cy'ubutaka ni iki? Baraza kubidusobanurira ku buryo burambuye, ariko ngira ngo twari tumenyereye ibyangombwa by'ubutaka bya bindi wagendaga bakaguha icyangombwa kiriho amazina yawe mu buryo bw'urupapuro, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka cyaricaye kirareba kiravuga kiti reka bino bintu dushyiremo cyangwa se twongeremo ibijyanye n'ikoranabuhanga, ariko cyane cyane kigamijwe ni ukugira ngo serivisi zishobore kwihuta zo gukomeza kugora umuturage, ariko nanone inyungu zirimo ni uko ubu buryo twari dusanganywe n'ubu buryo bushyashya ubona ko buzahenduka haba ku muturage ndetse no kuri leta. Hari bamwe mu by'ukuri bajyaga batakaza bino byangombwa ugasanga mbese ntabwo biborohera, abandi bakanabipirata bakabyigana. Ibyo byose nibyo wari buze kuza kudusobanurira kugira ngo twumve mu by'ukuri izo nyungu zose ku muturage ndetse no kuri leta. Muri studio za televiziyo Rwanda ndetse na radiyo Rwanda ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na madamu Mukamana Esperance, akaba ari umubitsi w'impapuro mpamo z'ubutaka. Madamu Esperance, tubahaye ikaze kuri televiziyo ndetse na radiyo Rwanda. Murakoze. Turi kumwe na bwana Akumuntu Atanazi, kari business analyst cyangwa se akaba aturutse muri Minisiteri y'Ibidukikije. Akumuntu, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Jye mwumva abari kuri radiyo ndetse n'abaturira kuri televiziyo nitwa Munyaburanga Vincent. Icyo rero akaba ari cyo cyangwa se akaba ariyo ngingo tugiye kuganiraho ku bijyanye n'ibyangombwa, uburyo bushya bwo gutanga ibyangombwa, ariko noneho ukajya ubibona haba ku bafite telefone zigendanwa cyangwa se abafite mudasobwa, ukaba ushobora kubona icyangombwa cyawe ku buryo bukorohere, cyangwa se ushobora kwicara ugasaba icyo cyangombwa kikagusanga aho uri, utagombye kujya gutonda umurongo usaba icyangombwa unabaza aho kigeze kuki kitarasohoka. Harimo ibibazo byinshi, ariko reka dutangire turahera kuri madamu Esperance. Turimo turavuga icyemezo koranabuhanga. Ngerageje kubivuga mu ncamake, ariko nagira ngo abakurikiye radiyo Rwanda n'abakurikiye televiziyo Rwanda tubanze turebe, cyangwa se ubanze ubaciremo muri make iki cyemezo koranabuhanga cy'ubutaka ni iki, gikora gute, umuturage ugishatse yenda tubyo byo turaza kubigeraho bazakibona gute, n'inyungu yenda zirimo turaza kubigeraho, ariko nagira ngo duhere kuri iyo ngingo cyangwa se kuri icyo kibazo. Icyemezo koranabuhanga cy'ubutaka ni iki, gitandukaniye he n'ibyo twebwe abaturage twari dusanzwe dufite? Murakoze cyane. Icyemezo koranabuhanga cy'iyandikisha ry'ubutaka ni icyangombwa cy'ubutaka kizajya gitangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. N'ubundi ntabwo bitandukanye cyane nuko byari bimeze, gusa itandukaniro ririmo nuko kiriya cyangombwa tuzajya tugitanga hakoreshejwe ikoranabuhanga, tudakoresheje za mpapuro twajyaga duha abaturage. Aho bitandukaniye rero n'ibyangombwa by'ubutaka abaturage bari basanganywe, n'ubundi ibikubiye ku byangombwa by'ubutaka ni bimwe, ariko noneho mu buryo bwo kubitanga hazajya hakoreshwa ikoranabuhanga, ku buryo ntago umuturage azajya abona impapuro kwa kundi umubitsi w'inyandikomamo z'ubutaka yamaraga gushyira umukono ku cyangombwa cy'ubutaka, bikaba ngombwa yuko umukozi ubishinzwe ku karere asohora icyo cyangombwa, icyo twakwita printing, noneho umuturage akazabona urwo rupapuro, kandi byafataga inzira ndende cyane, kuko dosiye y'ubutaka kugira ngo ive ku murenge izagere ku mubitsi w'inyandikompamo z'ubutaka ku ntara,
cyangwa se tuhita zone kuko dufite zone enye n'umujyi wa Kigali nubwo buri ntara n'umujyi wa Kigali hari ibiro by'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka. Dosiye rero ubundi ahantu itangirira dosiye y'ubutaka igira urugendo rurerure, iva ku murenge kwa noteri ku murenge, nubwo ubu ngubu dufite ba noteri bigenga nabo twashyizeho kugira ngo turebe ko umuturage ashobora koroherwa kubona serivisi z'ubutaka, kubera ko bari abanoteri bo ku murenge ugereranyije n'abaturage basaba serivisi ni bake cyane kandi bakagira n'akazi kenshi cyane. Rero iriya dosiye ihereye hariya hasi ku murenge, nyuma yo gukora ihererekanya ry'ubutaka ku murenge bakazijyana ku karere bakabishyira muri sisiteme, noneho bamara kubishyira muri sisiteme umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka akazabona ya dosiye muri sisiteme, yabona yujuje ibisabwa akayishyiraho umukono. Ubundi mbere iyo umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka yamaraga kuyishyiraho umukono, ariko byo tubikorera muri sisiteme ntabwo dusinya ku mpapuro, yahitaga ku karere bahitaga babona yuko dosiye yamaze kwemezwa, yashyizweho umukono n'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka, noneho bakaprintinga ibyo byangombwa, noneho kugira ngo bya byangombwa bizagere ku muturage byari urugendo, ari naho abaturage bamaze iminsi binubira serivisi z'ubutaka zigenda buhoro, kuko byonyine no kuba yamaze gushyirwaho umukono nabyo habagaho gutinda, kandi icyangombwa cyamaze no gusinywa, ugasanga bya byangombwa kugira ngo bizave ku karere bigere ku mirenge hajemo ikibazo cya transport, kugira ngo abakozi bazabivana ku karere babijyana ku murenge bigafata indi minsi myinshi, umuturage arategereje, umuturage akajya ku murenge akajya kureba ko icyangombwa cye cyabonetse agasanga ntikiraboneka, kandi wenda biri hariya ku karere byaranarangiye, ugasanga ni inzira ndende. Ubu rero ikino icyangombwa koranabuhanga icyo kije gukemura ni ugukemura ikibazo cy'ubutinde bw'amadosiye y'ubutaka. Ubu ngubu bizajya byihuta cyane, kuko umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka ntazajya amara gushyira umukono ku cyangombwa cy'umuturage. Icyo gihe umuturage azajya yinjira ku rubuga, ashobora guhita yibonera icyangombwa ku giti cye bitagombye kujya ku karere ngo bazaprintinge bizajye ku murenge. Ikindi ni uko hari amafaranga menshi cyane leta yatangaga kuri ziriya mpapuro. Muzi ko abatunze ibyangombwa by'ubutaka muzi ko tubibaha ku mpapuro 3. Yego. Hari urupapuro rumwe, akenshi haba hariho ubukode burambye, ari ubukode burambye, uretse ko hari n'igihe haba ari titre de propriété, ariko abaturage benshi bafite ubukode burambye. Kiriya gipapuro kibanza kiba kiriho amazina ya nyir'ubutaka, imigabane afite ku butaka, ubuso bw'ubutaka, aho ubutaka buherereye n'ibindi bitandukanye. Hakaba n'ikindi gipapuro gikomeye cyanaduhendaga cyane cy'icyemezo cyiyandikisha cyangwa se certificat de registrement, nacyo cyabaga kiri kumwe na kiriya cyangombwa. Hakaba n'urundi rupapuro narwo ruriho ishusho y'ubutaka, icyo twakwita nka fiche cadastrale mu gifaransa cyangwa se deed plan mu cyongereza. Urumva ni impapuro 3 zose zahendaga leta kugura ziriya mpapuro, kubera ko ibyangombwa by'ubutaka biba ari byinshi cyane. Kugura ziriya mpapuro byatwaraga amafaranga menshi, abakozi bakoraga ku kazi ko guprintinga nabo ugasanga birabafata igihe. Ubu rero iki cyemezo koranabuhanga icyo kije gukemura nuko bizagabanya amafaranga leta yatangaga, bizatuma abaturage babona serivisi y'ubutaka mu buryo bwihuse ugereranyije nuko mbere byari bimeze. Ikindi kandi nuko nabo hari amafaranga bishyuraga 5,000 kugira ngo bazabone kiriya cyangombwa, nabyo bigaragara yuko ayo mafaranga nayo azavaho kubera ko bayishyuraga kugira ngo babone ziriya mpapuro. Uzakenera icyangombwa cy'impapuro ubwo azaba ari serivisi yihariye, azajya akishyurira, ubwo nyine ari byo yahisemo. Ariko ubundi ntabwo twifuza yuko abaturage baguma muri ibyo by'impapuro, turifuza ko buri wese azamenya gukoresha ikoranabuhanga, kandi dufatanyije n'abakozi ku mirenge bashinzwe ubutaka, dufatanyije n'inzego z'ibanze, dufatanyije n'ibigo dukorana cyane bya hafi, abafatanyabikorwa RISA n'Irembo. Turifuza ko abaturage bamenyera gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo
bakoresha igihe cyabo neza ndetse umwanya wabo neza, kuko iyo wirukanka ujya gushaka ayo maserivisi mu buryo bwo kugenda gushaka serivisi ukoresha umwanya munini, ukoresha amafaranga menshi, ariko ikoranabuhanga urabona ko hagenda amafaranga make kandi umuntu agakoresha n'umwanya muto cyane, bigatuma umuturage ashobora no kwikorera kandi kazi n'indi mirimo imureba. Murakoze cyane Madame Esperance, ngira ngo birumvikanye, birasobanutse kandi uko mwabitekereje ndumva birimo korohereza umuturage usanzwe wajyaga yirirwa ku murenge ajya kubaza icyangombwa cye aho kigeze. Ariko yenda ntarakurekura, hari ikintu cya decentralisation, ibintu kwegereza abaturage izo serivisi, kuki byagombaga guca ku murenge bikapfa ku murenge bikajya ku karere bikajya ku mubitsi w'impapuro mpamo? Kuki iyi process, kuki nibwo buryo mwasanze buri efficient cyangwa se bunoze bwo kuba iki cyangombwa gishobora gutangwa nta makemwa, cyangwa byarashobokaga ko bishoboka ko umurenge ushobora kubyohereza ku mubitsi w'impapuro mpamo bigahita kigarukira ku muturage? ntago byashoboka, kubera ko uburyo izo nzego ziteye, buri rwego rugiye rufite inshingano, kuko nka noteri aba afite ububasha ahabwa n'itegeko bwo gushyira umukono ku masezerano atandukanye. Niba rero noteri ku murenge afite inshingano cyangwa se n'ububasha ahabwa n'itegeko y'ibyo agomba gukora, ibyo nyine ni noteri wenyine uba ubifitiye uburenganzira. Ntago umukozi wo ku karere yajya muri uwo mwanya wa noteri, kuko abanoteri nabo bagira amategeko abagenga. Hariya ku murenge rero umunoteri aba afite ububasha ahabwa n'itegeko. Kuvuga rero noteri ngo aranotifiya noneho narangiza ahita ashyira no muri systeme, nabyo ugasanga ntago bishoboka. Hari aho ubushobozi bwe bugarukira, noneho n'aba bakozi bo ku karere babishinzwe, kuko uvuze ngo birava ku murenge bite bigera ku ntara ako kanya, nabyo urumva harazamo akandi kazi k'inyongera kenshi cyane, kandi na hariya ku ntara naho bafite akandi kazi baba bashinzwe kandi wa mukozi. Ni ukuvuga ngo hari n'ishene y'uburyo bikorwa, ariko ikigenda kinozwa n'uburyo abantu bagabanya ziriya ngendo. Bizagabanywa n'ikoranabuhanga gusa, kuko nta kindi kintu gishobora kubigabanya. Ikoranabuhanga niryo rizabigabanya, kuko twe turanifuza yuko mu mwaka wa 2024 ubushobozi bubonetse, turifuza ko twajya ku cyo twakwita nka paperless, kuba twatanga serivisi z'ubutaka nta rupapuro na rumwe dukoresheje. Na za mpapuro ziri kwa noteri biriya byose turimo kureba uburyo dukorana n'Irembo na RISA, ku buryo hajya hakoreshwa ibikumwe. Twajya dukorana na NIDA, ibintu twajyaga dutuma abaturage amarangamuntu, ibyemezo by'irangamimerere, za attestation de mariage, de décès n'ibindi, tujya dutuma abaturage turi kubaha serivisi, tukaba twajya duhita kubera ko za systeme yarayise Land Administration Information System ibika amakuru y'ubutaka, iba ikorana na ziriya systeme zindi, ku buryo ibyo dukenera byose dukoranye na NIDA, za systeme zikoranye ari NIDA, Irembo n'izindi, duhita tubona amakuru bitabaye ngombwa ko umuturage tumutuma bya bipapuro. Noneho no gushyiraho umukono hakaba hakoreshwa ibikumwe n'ibikoresho nyine bizakenerwa, kuko twakoze n'igerageza mu karere ka Gasabo ko kuba icyo kintu cya paperless nababwiraga twabonye gishoboka, ariko birasaba ubushobozi, ko hari ibikoresho byinshi bisaba n'ibindi bitandukanye byatuma tuzabigeraho, ariko ubundi ruriya rugendo ikishobora kurugabanya cyonyine ni ikoranabuhanga. Mwakoze cyane, birumvikana. Ubwo narimbajije icyo kugira ngo twumve impamvu yenda hagiye hamwe izo nzira ndende, byenda byarashobokaga no kuba umurenge bawuha imbaraga ukajya ukora ibyo bintu, ariko ubwo murimo kugenda mushakisha igisubizo kibijyanye n'ubutaka, ni byiza cyane. Reka ngaruke kuri ak'umuntu, bavuze ku bijyanye n'uburyo akamaro cyangwa se inyungu cyane cyane kuri ibi bintu, kuri iki cyemezo cy'ubutaka ariko bukoreshejwe ikoranabuhanga. Nagira ngo turebe iki cyangombwa kizaza gitangwa gute. Hari icyo yaravuzeho kijyanye n'ibijyanye na biriya byangombwa byose basabaga. Hari uburyo tumenyereye muri iyi minsi usaba marriage certificate cyangwa se icyemezo cy'uko washyingiwe, ubundi ujya ku Irembo ukakidekarara,
nimugoroba cyangwa se nyuma y'amasaha angahe ukakibona bakaguha mesaje ko ubu buryo burenda kumera nk'ubwo ngubwo. Murakoze. Ariko wenda mpereye no ku nyungu icyemezo koranabuhanga kigiye kugirira abanyarwanda. Yego. Hari ibyo deje yavuze biriya byo ikiguzi bari basanzwe bishyura iriya serivisi. Murabizi nk'abasanzwe basaba serivisi z'ubutaka hari amafaranga bishyura. Mu mafaranga bishyura haba hakuyemo n'amafaranga yo gucapisha icyangombwa angana n'ibihumbi 5. Niba bishyura nk'ihererekanya bishyura ibihumbi 30, muri ayo ngayo haba harimo ayo ngayo ibihumbi 5 yo gucapa icyangombwa. Hanyuma rero izindi nyungu ni nk'igihe noneho ibya transport ntago mbigarukaho, yabivuze neza. Hari kujya kuba abanyarwanda bajya gukurikirana niba ibyangombwa byaba byarageze ku murenge. Izo mvune zose zizavaho nk'uko deje yabivuze. Ariko noneho twibukiranye ko hari n'ikindi kibazo kijyanye n'ibyangombwa byangirika, ibyangombwa bitakara cyangwa se binibwa. Murazi ko muri RBA ndabizi ko amatangazo menshi nkunda kumva hano ari ibyangombwa byatakaye. Iki kintu rero twakivugutiye umuti ku buryo iki cyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka kije gutuma ibyo bibazo byose bitazongera kuba ku baturage, kuba ku bantu batunze ubutaka. Ubwo ni ku ruhande rw'umuturage. Murabizi neza nko kuri cyo kubona icyangombwa gisimbura icyatakaye cyangwa icyangiritse, harimo imvune nyinshi. Murabizi umuturage aba agomba mbere na mbere gutanga itangazo rikanyura ku bitangazamakuru iminsi 14, akajya kwa noteri w'umurenge kugira ngo yemeze. Hari inyandiko asinya ndetse na noteri akayemeza koko icyo cyangombwa cyabuze cyangwa cyangiritse. Hanyuma rero dosiye akabona kuyitanga. Urumva iyo minsi yonyine ibiciyemo ukuntu ari myinshi. Hanyuma rero akazategereza ko kinasohoka. Rero icyo kiroroshye, kiraza koroshywa n'iri koranabuhanga tuzanye, kuko umuturage azajya ashobora kumanura kubona cya cyangombwa kuri rwa rubuga, yenda turaza no kuruvuga. Hanyuma akakibona aho ariho hose, yaba ari umunyarwanda uba mu Rwanda, yaba ari umunyarwanda uba hanze muri diaspora, akakibona kandi amasaha yose. Urugero, turabizi neza ko nk'ababitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka hari abakora amasaha ya nijoro nyuma y'akazi, hari n'abakora muri weekend. Nk'uko tuza kubibona, igihe umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka yemeje dosiye, igihe icyo ari cyo cyose, yayemeza saa 4 z'ijoro, yayemeza muri weekend nka ku cyumweru nk'uyu munsi, umuturage uwo mwanya azajya ahita abona bwa butumwa bumuha uburyo bwo kureba cya cyangombwa cye no kugitunga. Hanyuma rero ubwo zari yenda inyungu ku muturage ni na nyinshi cyane, kuko hazamo n'umutekano w'ibyangombwa by'ubutaka. Tugiye nko kuri guverinoma y'u Rwanda, icyo yakungukiramo hari byinshi. Nanone hari amafaranga atangwa kuri ziriya mashini zicapa biriya byangombwa. Hari abakozi babikora bagombye. Ubu ni uburyo ubwo butangiye, abo bakozi bazajya bafasha muri serivisi z'ubutaka zihute kurushaho. Ariko nanone hari kwirinda fraud. Murabizi abantu bigana ibyangombwa, koko ni case nyinshi tubona. Bigaragara ko igipapuro nyine birumvikana kukigana birashoboka. Ikindi kiriho ni kijyanye n'icyo twita informal transaction. Abantu bajyaga batinya cyangwa se bagenda bigura intege kwaka serivisi z'ubutaka kubera rwa rugendo rurimo rugoranye. Ugasanga nk'umuntu yanze kwandikisha impinduka zabaye ku butaka, niba ari imitation, niba ari guhindura ubuso, niba n'izindi mpinduka zose, kubera ko azi ko harimo ingorane, harimo urugendo rurerure. Noneho ngarutse ku kibazo cyawe, kijyanye no kumenya ni gute iki cyangombwa koranabuhanga twita e-title kizajya kigera mu maboko ya nyir'ubutaka. Urugendo rwo kugira ngo umuntu abone serivisi y'ubutaka, yenda byavuzweho, nuko umuntu ahera ku irembo nk'uko bisanzwe, nta n'icyahindutse. Akadekarara agahabwa nimero yo kwishyura serivisi. Yego, hari na serivisi, 1/2 cya serivisi dutanga ziri ku irembo. Hari izihita zigera ku
ku mubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka kuko iyo uvuye kudekarara dufate nk'urugero yenda ihererekanya ry'ubutaka rishingiye ku bugure iyo umaze kwishyura ku irembo ugahabwa randevu na noteri w'ubutaka uragenda akagukorera nyine serivisi ya notariya hanyuma icyo gihe biciye mu rubuga rw'irembo bihita biza muri system yacu ya Land Administration Information System hanyuma rero bikagenzurwa n'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka rero n'izindi serivisi urebye zose zica muri ubwo buryo ariko hari n'izihita ziva ku murenge zijya ku karere aho abakozi bashinzwe data entry cyangwa kwinjiza amakuru muri system bakorera bakabikora bikorwa byose mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko urwo rugendo hari igihe bisaba ubwo buryo bwagumyeho bwo ko bizaza binyura mu karere ubwo buryo bwo ntago buvuyeho nicyo navugaga yuko uburyo abantu bari basanzwe batanga dosiye zabo nta kintu cyahindutse icyahindutse rero ni ikihe icyahindutse noneho nuko ubusanzwe nyuma yuko umubitsi w'inyandiko mpamo z'impapuro yemeje dosiye hajyaga habaho n'ikindi cyiciro cyo gutangira gucapa bya byangombwa ibyo bintu byatinzaga serivisi z'ubutaka cyane aha rero nuko umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka namara kwemeza ya dosiye ariko hashobora no kutayemeza bitewe nuko yuzuye cyangwa ituzuye ibyo ngibyo byose abifite mu bubasha kuba atayemeje hari ibyo bamubwira bibura muri iyo dosiye barabimubwira mu buryo bw'ikoranabuhanga nanone mu buryo tumwohereza SMS akabona ikibura akacyuzuza ibyo ni ibintu bibaho hanyuma rero noneho iyo yemeje umuturage cyangwa wasabye serivisi kuko ndi kuvuga ngo umuturage ariko ubutaka butangwa mu buryo bwinshi hari ubutaka butungwa n'abantu ku giti cyabo ubwo ngewe cyangwa mwebwe mushobora gutunga ubutaka butungwa n'ibigo runaka za ONG amadini amabanki n'ibigo bya leta nabyo uretse ko ubutaka bwose bwa leta bwanditswe kuri leta nyine ntabwo ibyo ni ibintu bisanzwe umuntu ahabwa iyo notification cyangwa ubutumwa bugufi bumubwira buti dosiye yawe yasuzumwe yemejwe kandi tukamuhana nimero ya UPI kuko hari nk'abantu bandikisha bwa mbere cyane ntago baba bazi nimero yabo y'ubutaka ndavuga UPI hanyuma nyuma yaho tukamubwira tuti yemejwe downloading icyangombwa cyawe cyangwa wamanura icyangombwa cyawe cy'ubutaka uciye ku rubuga narwo dushyira muri bwa butumwa bugufi icyo gihe rero akibona ubwo butumwa serivisi aba yayibonye ntabwo azongera gutegereza ko bya byangombwa bimugeraho icyo agomba gukora ni kimwe ni ukugenda akakanda kuri ya link twamuhaye rwa rubuga twamuhaye agakurikiza amabwiriza aroroshye mbere na mbere nk'uko navuze tuba twamuhaye UPI ayishyiramo nicyo cya mbere aheraho ubwo twageze noneho uko bikorwa UPI yamaze kuyishyiramo tubanza kureba muri registre y'ubutaka niba iyo UPI ibamo kuko hari ukuntu ushobora kuyandika nabi cyangwa se yenda itanabamo birashoboka hanyuma iyo tumubwiye ko tuyibonye tumusaba ko aduha nimero y'indangamuntu icyo gihe bivuze yuko ya nimero yandikishije bwa butaka yandikishije nimero y'indangamuntu yakoresheje icyo gihe biba bigomba kuba bihura n'ibiri ku cyangombwa cy'ubutaka iyo bidahura bivuze ko tutamuha serivisi cyangwa tumwemerere gukomeza iyo bidahura ashobora kuba yenda yibeshye ubwo tuba tumuhaye amahirwe yo kugira ngo agenzure niba nimero hari n'abatakaza nimero y'indangamuntu n'abatakaza indangamuntu bagahindura murabizi ibyo ngibyo hanyuma nyuma yaho iyo tubonye bihura ayo makuru yo muri NIDA ahura n'ayo dufite ku cyangombwa cy'ubutaka tumuha uburyo noneho bwo gushyiramo nimero ya telefone nimero ya telefone niyo twifashisha kugira ngo tuzamuhe icyo bita ijambo ry'ibanga rikoreshwa rimwe wowe ushyiramo ibanga rya jambo kuko turashaka kubasha kwinjiramo aho yenda wakwibaza utese ni ukubera iki ni uko dushaka yuko nta muntu ubona serivisi atasabye uyihabwa n'uwayisabye wowe nyir'ubutaka ufite nimero yawe ya telefone yabaruwe
simukadi yawe yabaruwe kuri nimero y'indangamuntu yawe, iyo nimero y'indangamuntu yawe nayo wayikoresheje mu gihe cyo kwandikisha ubutaka. Ibyo bintu iyo bidahura birumvikana ntago ushobora kubona serivisi. Noneho rya jambo ry'ibanga rikoreshwa rimwe cyangwa one time password niko bayita OTP, iyo turiguhaye urishyiramo, ubwo wamaze gushyiramo indangamuntu ushyiramo telefone. Iyo jambo ry'ibanga uribona gute? Kuri SMS, kuri telefone yawe? Telefone yose ari za zindi bita gatoroshi, karasharamye, zo zose tukoherezaho iryo jambo ry'ibanga. Hanyuma icyo gihe iyo urishyizemo uhita uhabwa uburyo noneho rero bwo kumanura. Munyihanganire kuvuga iri jambo kumanura, ariko ni ibyo bita download. Ushobora kubona uburyo noneho bwo ubutangiye noneho ku downloading. Mbere na mbere ufite UPI wayishyizemo, tuguha indimi ushobora kubonamo icyangombwa cyawe. Indimi twashyizemo ubu ngubu ni 3: Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Ubu ngubu nizo ndimi twashyizemo. Uti kubera iki? Impamvu mbere na mbere n'ukubera ko abanyarwanda benshi birumvikana bafite ibyangombwa bicapye mu Kinyarwanda. Ubu rero n'ubundi abenshi twizera ko bazakomeza gukenera, ariko hari nk'abanyarwanda bafite ubutaka hano ndetse n'abanyamahanga birashoboka bifuza gutunga ibyangombwa byabo mu ndimi bahisemo bitewe n'impamvu runaka. Hari uwavuga ati kubera ko ngomba kugaragaza umutungo wanjye, ni urugero nko muri Canada, bisaba yuko ngira icyangombwa kiri mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, bitewe n'uko ngomba kwaka inguzanyo mu gihugu mbamo hanze, birasaba yuko nkibona mu rurimi aho ngaho muri icyo gihugu basaba. Usaba n'ururimi wabibona mu cyangombwa? Yego, iyo flexibility irahari. Hanyuma rero nkuko nabivuze usa naho tugana ku musozo w'uburyo abantu babona icyo cyangombwa. Iyo umaze ariko harya umuntu arabisaba, utagisabye ntiwakibona. Ntacyo wabona. Ya link tuguhaye ni nk'urugiro kubwira ati gera kuri ya service wasabye. Yego, iyo umaze guhita mu rurimi, ikiba gisigaye hari hasi ahantu bakubwira ngo wamanura icyangombwa cyawe. Iyo rero ukanze kuri iyo link uhita utangira gutereshaje cya cyangombwa cyawe ku downloading. Iyo kimaze iyo umaze kukimanura, ushobora kukibika kuri mudasobwa yawe, ushobora kukibika kuri telefone yawe. Hari n'abahitamo kukibika yenda ahantu batazibagirwa, ushobora no kugishyira kuri email yawe bazifite. Hari n'abagishyira kuri cloud. Sinzi niba ikoranabuhanga rishobora gutuma abantu babika inyandiko zabo mu buryo navuga bwizewe. Ariko umuntu ubwo uvuye kwa noteri urasaba icyo umuntu agitegereza cyangwa se kugira ngo asubizwe bimara igihe kingana iki? Ngendeye kuri citizen charter y'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka, ubundi buri dosiye ifite igihe imara. Tuvuge nka dosiye y'ihererekanya ry'ubutaka numva imara iminsi 7, n'izindi zose zigiye zifite umwanya bitewe n'uko zikorwa n'igihe zifata. Bagiye baziha igihe umuntu ashobora kuboneramo serivisi. Rero navuga yuko dufate yenda nk'ihererekanya. Ihererekanya rya risanzwe umuntu avuye kwa noteri, ubwo iyo minsi tuyibara umuntu avuye kwa noteri. Yego. Niba rivuye kwa noteri uwo munsi, ubundi navuga ko ababitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka batajya batindana dosiye mu biro byazo. Abantu rwose bavuga ko serivisi z'ubutaka zitinda, navuga ngo zitinda muri za nzira zibanza mbere yuko idosiye igera ku mubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka. Noneho zikongera zari zisanzwe zitindira nanone nyuma yuko umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka yemeje ya dosiye, noneho hagatangira process yo gucapa bya byangombwa. Iyo ni inzira nayo yagoraga cyane, ndetse ni nayo navuga usanga abantu bakora follow up bibutsa bakora ingendo nyinshi bajya kureba niba kubicapa, kubishyira ku mpapuro, no kubigeza no kubivana ku karere babijyana ku murenge, nabyo byatwaraga iminsi myinshi. Madame Esperance, iyo umuntu yumvise byo bizaza bigenda ku mubitsi w'impapuro mpamo, abisuzume, abiha umugisha bigende, cyangwa se akubwira ati haraburamo ibi, ubona harya ni wowe wenyine ubisinyaho, ubona udafite akazi kenshi, nanone ntibigiye kugaruka muri cya kibazo cy'uko bizaza bitinda.
oya ntabwo ari njye usinya kuri biriya byangombwa by'ubutaka. Dufite ntubiverifiya ntubisuzuma ngo urebe nk'umubitsi mukuru w'inyandiko mpamo z'ubutaka. Ubutaka bwa leta wenda nibwo nshyiraho umukono, ariko ku butaka bw'abaturage dufite ababitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka mu ntara zose n'umujyi wa Kigali. Buri ntara igiye ifite umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka, bafite n'ibiro. Ni ukuvuga ngo nko mu ntara y'amajyepfo dufite ibiro i Nyanza, mu ntara y'amajyaruguru tubifite Musanze, iburengerazuba ni Karongi, iburasirazuba ni Rwamagana, mu mujyi wa Kigali ni hano hafi ya Sopetrade ahari icyicaro cy'ikigo cy'ubutaka, ni naho umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka mu mujyi wa Kigali akorera. Abo babitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka rero nibo bashyira umukono ku byangombwa by'ubutaka. Ni ukuvuga ngo buri mubitsi w'inyandiko mpamo ashyira umukono ku byangombwa by'ubutaka byo mu ntara ashinzwe. Ku buryo rero n'ubundi bagira amadosiye menshi bitewe n'intara. Ntabwo intara zose zigira amadosiye menshi kimwe. nk'ubu ngubu iyo turebye dosiye twakira n'umujyi wa Kigali umukono, usanga umujyi wa Kigali n'intara y'Iburasirazuba baza ku isonga mu madosiye menshi cyane. Ubwo rero iyo byatubanye byinshi cyane, tureba uburyo nk'ikigo nka management y'ikigo dutanga sapoti. Hakaba hari uburyo abakozi bamwe bashobora gutanga sapoti mu yindi ntara, cyangwa se iyo tubonye nyine byabaye byinshi cyane. Rero gusa ikigaragara ni uko serivisi z'ubutaka zigenda zikenerwa n'abaturage, biba bisaba ko n'abakozi nabo bakwiyongera. Nyine ari nayo mpamvu mu minsi iri imbere tuzasaba ko n'abakozi bakongerwa, kuko n'ababitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka nabo usanga hari igihe akazi kababana kenshi cyane, ugasanga wenda gushyira umukono kuri ayo madosiye y'ubutaka nk'uko Atanazi yabivuze, akenshi muri weekend abantu barakora, barara bapuruva ko hari n'igihe no ku manywa, mu masaha yo ku manywa usanga na network hari igihe bigenda buhoro, kubera kuri ya system wenda abantu basigaye bayikoresha bari benshi, ugasanga baragenda buhoro cyane. Kandi uriya mubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka afite dosiye nyinshi cyane, adashaka kugira ibirarane, bigasaba yuko mu masaha ya nijoro abakoresha iriya system bamaze kugabanuka, none iri kwihuta, abantu barara bari gusinya ibyangombwa nijoro cyangwa se no muri weekend, ugasanga ntabwo abantu baruhuka. Ubwo rero nubwo serivisi z'ubutaka abaturage hari igihe bagaragaza ko zitinda, abakozi b'ikigo akenshi bashyiramo imbaraga nyinshi cyane, kuko akenshi na weekend na nijoro barakora kugira ngo dosiye zihute. Ariko iki kintu cy'ibi byangombwa koranabuhanga hari icyo bije gukemura kuri serivisi dutanga, cyane cyane ku muturage. Nicyo ngira ngo ukomozeho. Turimo turavuga ko bishaka kwihutisha serivisi. Bizihuta gute? Bitandukaniye he? Ucyumva ko n'ubundi ba bakozi abaturage nyine bakomeza kwiyongera, ubusabe nibuba bwinshi muri systeme, mugiye kongera abakozi, bigiye kugenda gute? Iki cyangombwa koranabuhanga ni uvuga ngo ni nk'igisubizo kimwe twabonye mu bindi bisubizo byinshi tugomba kuzashaka. Ni ukuvuga ngo turebye uburyo dosiye y'ubutaka urugendo yagiraga n'iminsi yamaraga, mu byayidindizaga harimo n'ikintu cyo gusohora ibyangombwa by'impapuro, ingendo zabyo twabisobanuye, biva ku karere bijya ku murenge, kugira ngo umuturage azagera igihe azabibonera, ugasanga byafataga ingendo ndende n'iminsi myinshi. Ni igisubizo kimwe mu bisubizo byinshi tugomba kubona kuri serivisi z'ubutaka. Bitabujije yuko nyuma y'uko iki gisubizo kibonetse, n'ubundi dufatanyije n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu butureberera, n'ubundi ahagenda hagaragara ibibazo tugomba kugenda tubigaragaza, niba ari ukongererwa abakozi haba ku rwego rw'ikigo, haba ndetse no mu nzego z'ibanze, kuko nk'ubu tumaze igihe kinini turi gukorana na Minaroke, kuko muzi ko mu gihe cyashize hariho ibintu bya restructuring mu nzego za leta. Ibyo bibazo rero twagiye tubigaragaza, aho twagaragazaga ko nko ku mirenge hari aho wasangaga nta noteri w'ubutaka uhari, ugasanga hari nka noteri umwe ashobora kuba ari gukorera nk'imirenge nk'ibiri cyangwa itatu, none ugasanga noteri nawe amadosiye yamubanye menshi cyane, ntabwo ashobora kuyakorera ku gihe. Ugasanga ku karere naho hari ahantu hagiye habura abakozi.
ibyo byose ibyerekeranye n'abakozi nabyo ni ibibazo twagiye tugaragaza kandi tugenda tuganira n'uturere n'intara kugira ngo mu gushyiraho abakozi icyo kintu bakiteho, cyane cyane ko serivisi z'ubutaka bigaragara ko ziri muri serivisi zisabwa cyane kurusha izindi serivisi zose mu nzego z'ibanze. Ariko ikiza ni uko ubu ngubu Minaroke tuganira kandi nabo bafite ubushake bwo gukemura icyo kibazo. Ikindi kibazo nanone kigenda kigaragara n'ibikoresho, kuko n'aba bakozi babonetse nta bikoresho bahera bazakoresha, n'ubundi serivisi ntabwo zakwihuta. Ibikoresho rero ku mirenge, ku turere, hose haba hagomba kuboneka ibikoresho bihagije. Ariko ikindi nanone cy'ingenzi gikomeye ni ukuvuga ikoranabuhanga. Tugomba niba tugiye gukoresha ikoranabuhanga, ese internet bimeze gute hariya hasi mu murenge? Internet irahari? Ibyo byose bikitabwaho kugira ngo tujye mu ikoranabuhanga. Niba dufite intumbero yo kugera kuri paperless mu mwaka w'2024, ni umwaka utaha ibintu birihuta. 2024 mu gihe cyashize twumva bivuga nkaho ari kera cyane, ariko ubu twageze muri 2023, 2024 turayibona imbere yacu. Niba tuvuga ngo turagera muri paperless, gutanga serivisi z'ubutaka nta mpapuro dukoresheje, dusigaje igihe gito cyane. Tugomba kubyitegura rero birasaba kugira bya bikoresho, kugira internet ku murenge. Hari imirenge myinshi twagiye tubona ugasanga nta internet ihari. Ni ikibazo mbega, kuko twakoze igerageza mu karere ka Gasabo. Uyu mwaka ushize tuvuyemo twakoze igerageza ryo kuba twatanga serivisi z'ubutaka nta mpapuro dukoresheje, kira twita paperless. Twabitewemo inkunga na kampani y'Abanyamerika yitwa Emerge Medici Land Governance. Baradufashije dushobora gukora igerageza, tubona byashoboka. Ariko kugira ngo bikore mu gihugu cyose birasaba ibintu byinshi cyane. Birasaba ubushobozi bunini, amafaranga, birasaba ko internet muri buri murenge iba ihari. Ni ibintu rero tugomba kwitegura kandi tugomba gushakira ubushobozi. Rero ibyo byose ni ukuvuga ngo inzego zose zigomba gufatanya. Ari Minisiteri y'Ibidukikije itureberera, ikigo cy'ubutaka, Minaroke, abashinzwe ikoranabuhanga riza Irembo, twese tugomba gufatanya kugira ngo turebe ko umwaka utaha umuturage cyangwa se umuntu wese usaba serivisi z'ubutaka azazibona neza hakoreshejwe ikoranabuhanga, nta rupapuro na rumwe dukoresheje. Murakoze cyane. Birasaba bikorwa remezo, birashaba izo infrastructure hirya no hino aho bitaragera. Yewe hari n'aho usanga n'umuriro ntawe yenda. Ni ibintu bishoboka cyane. Bwana Tanazi, nagira ngo noneho turebe kuri niba turimo kuvuga ikoranabuhanga paperless, noneho turebe no kuri wa muturage hasi hariya. Urimo uravuga uti icyangombwa umuturage azaza kibona kuri computer, kuri telefone. Nk'umuturage wibereye pfiriya ufite gatoroshi nk'uko mugeze kuyivuga, cyangwa ufite za telefone nyine zidafata murandasi, uwo muturage mwamutekerejeho iki? Icyo si ikibazo. Ubwo we ntasigaye inyuma, bizagenda bite kuri uwo muturage kugira ngo nawe yo kuvutswa ubwo burenganzira ku ikoranabuhanga? Murakoze cyane. Mu by'ukuri nta muntu n'umwe dushaka ko asigara inyuma mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga, ndetse na leta yacu ibishyiramo imbaraga cyane. Murabizi ko hari gahunda ya Connect Rwanda yabaye. Izo ni initiative zituma abaturage bashobora gutunga ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse hari na gahunda yo kubigisha no kubahugura uko ikoranabuhanga rikora. Ugize uti rero nk'umuturage uri mu cyaro hepfiriya, ufite gatoroshi cyangwa se iya telefone itajya ishobora kubona internet. Imbere na mbere telefone yose waba ufiteyo ushobora guhabwa ya passwords iyo ari yo yose, yaba ari smartphone cyangwa zimwe bita touch, abanyarwanda niko basigaye bazita. Yaba ari gatoroshi, iyo nayo ihabwa ya code, ndetse na bwa butumwa bwa bundi navuze buba burimo UPI ndetse na ya link. Bose ibyo byose turabikukikiriza. Hari rero abaturage bakenkeka ko ari bake badafite telefone. Birashoboka. Abo badafite telefone twabatekerejeho
tukazaba dukoresha abakozi b'imirenge bari abanoteri basanzwe bakora ku mirenge bo bafite twabahaye access twabahaye uburyo bo bazajya bashobora gufasha bari abaturage badafite ziriya kode n'ubundi numvikana bari basanzwe babageraho bakazaba babafasha ndetse mu minsi iri imbere turashaka gukorana n'Irembo kugira ngo bari aba agent b'Irembo bari abakozi b'Irembo bafasha abaturage kwaka service zinyuranye harimo n'iz'ubutaka turashaka ko nabo bazajya bafasha abo baturage. Ikindi nuko nk'umuntu tuvuge ufite iyo telefone itajya kuri internet akaba yabonye bwa butumwa bugufi burimo UPI burimo na link ashobora kwegera umuntu wese ufite murandasi yajya muri cyber cafe bamufasha gusa kugira ngo bamufashe nuko azabereka mbere na mbere kode kuko nyine hari ahantu bazagera bakamuhereza kode kuri ya telefone ye azayibereka urumva ni nk'abahaye uburenganzira bwo kugira ngo bamuhe iyo service ndetse ko umuntu wese usaba agomba gushyiramo nimero ya telefone kugira ngo tumuhe ijambo ry'ibanga kugira ngo twizere ko duhaye service umuntu wayisabye hanyuma rwose yajya ku muntu mugenzi ufite internet yabimufasha ubwo hano kugira ngo ashobore kubona cya cyangombwa koranabuhanga aho yakibika haba kuri flash haba kuki hanyuma rero hari n'abavuga ati kukibika kuri email cyangwa kuri mudasobwa na telefone ntibihagije hari n'uwavuga ati reka nki printing birashoboka izo rero ni service zisanzwe zitangwa ahantu henshi haba ku agent b'Irembo nkuko nabivugaga haba mu cyber cafe haba mu office ahantu hanyuranye ushobora kubwira umuntu akagufasha mu gihe wowe waba ufite telefone idashobora kugera kuri murandasi naho rero abo baturage bo hasi badafite telefone abo baturage bake cyane nibwira ko ari bake badafite telefone bazajya bahabwa ubufasha n'abakozi bacu mu nzego ku rwego rw'umurenge ndetse mu minsi iza Irembo rizadufasha kugira ngo aba agent nabo dushobore gukorana baduhe iyo support bafasha abo bantu bafite icyo kibazo. Murakoze. Tujya tubona abanyarwanda benshi bakoresha ibyangombwa byabo by'ubutaka mu rwego rwo kujya gushaka byaba ari inguzanyo no kuvuga ngo kugana amabanki ukajya muri banki tanga ingwate umutungo wawe ufite yaba umutungo w'ubutaka cyangwa iki noneho cya cyangombwa banki ikagisigarana cya cyangombwa original kuri ubu buryo turimo kuganiraho hano bwo bizagenda bite bizabikorwa gute? Yego nibyo icyo ni ikintu ni ikibazo cyiza ubajije nibyo koko abantu bari basanzwe baka service bakoresha ibi byangombwa by'impapuro bicapye rero ari amabwiriza agenga ubundi ikoreshwa ry'icyemezo koranabuhanga cyandikisha ry'ubutaka nanashikariza n'abanyarwanda kuyasoma kuko ibintu bikorwa byose biba byahawe umurongo ntago ari ibintu tuza gutura hejuru ku bantu. Yego ayo mabwiriza yagizwemo uruhare n'inzego zinyuranye birumvikana zirangajwe imbere n'ikigo cy'igihugu cy'ubutaka. Yego harimo rero abafatanyabikorwa tuzi twabonye dusanzwe dukorana urugero amabanki Minisiteri y'ubutabera bakoresha biriya byangombwa mu kurangiza imanza n'iki byose ndetse n'izindi nzego ubwo harimo Rwanda Housing harimo Rwanda Revenue n'izindi nzego nyinshi zisanzwe zikenera gukoresha amakuru bavana mu butaka ndetse bari basanzwe bakoresha baka abakiriya babo kiriya cyangombwa. Rero abo bantu bose cyangombwa koranabuhanga e-title ntago uzongera kuyitanga aho hantu wajyaga usaba service nkuko deja bivuze inzego dusanzwe dukorana n'ubundi hari uburyo dusanzwe duhanahana amakuru buriya banki ntabwo ishobora kuguha inguzanyo ngo nuko wayihaye icyangombwa gusa itatugezeho tumukonfirme niba aya makuru mfite ahura nayo mufite muri registre y'ubutaka n'izindi nzego nuko buriya abantu benshi ntago baga babizi ariko niko bikorwa ntago baba babizi bazi ko yenda kira original akavuga ati turagendera kuri iki bakareba umutungo koko ko hari bakagifata abantu bari bazi ko bigarukiraho gusa. Oya n'abakunda gukoresha iby'ibihimbano ni gutyo bafatwaga kuko iyo banki irimo igize dute tukaza kureba muri registre y'ubutaka hari igihe dusanga bari babifojaringa
babihimba kugira ngo babe babona n'izo nguzanyo n'iki batekamutwe bafatwa muri ubwo buryo. wenda nkomeje rero ni uko izo nzego zose uburyo dusanzwe duhana amakuru hariyongeraho noneho ko tubaha n'uburyo bwo kubona icyangombwa koranabuhanga cy'abakiriya babo, aho kugira ngo bakibatume noneho birumvikana byazagamo ibyo bintu byo gusikaninga, gufotora, kugira ibintu byinshi. Nk'amabanki tuganira twarabaje se no kubera iki mwaka abakiriya biriya byangombwa, ubwo twagira ngo turebe ni muri cya gihe twakoraga amabwiriza, batubwira ati twebwe ni nk'umuco gusa, ni umuco gusa. Kubera iki? Kubera ko ya makuru n'ubundi basanzwe bayabona iwacu. Rero twumva ko ari ibintu bidateye ikibazo niba banki zajyaga zitanga ingwate n'icyangombwa. Urebye mu by'ukuri umutungo niwo ngwate, yego umutungo niwo ngwate. Icyangombwa ni kigaragaza ko ufiteho uburenganzira kuri wa mutungo. Ayo makuru yuko afite uburenganzira kuri wa mutungo basanzwe bayabona, ariko tubongereraho nuko bashobora guhabwa kopi iri digital cya digital copy cyangwa iki cyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka e-title baciye mu buryo dusanzwe dukorana nyine ibyo bita system integration. Murakoze cyane Madame Esperance, bivuze ko ibi byangombwa twari dusanga mu by'impapuro bitaye agaciro cyangwa byose bizakorera hamwe kugeza igihe yenda tuzagera muri fure paperless, bimeze bite? Icyangombwa twari dusangwe kizagumaho cyangwa kizagira igihe gisiri gitaye agaciro? Urakoze, iki ni ikibazo cyiza kubera ko ejo bundi turonshinga iyi e-title abaturage benshi barabyibazaga, haba kuri Twitter ndetse no binyamakuru bitandukanye. Ibi byangombwa by'ubutaka abaturage bari basanga mu cyo twabasobanuriye nuko bizagumana agaciro kabyo. Twarabisobanuye neza, ntago kuvuga ngo twashyizeho icyangombwa koranabuhanga ibi byangombwa byose bafite barabizana kugira ngo tubahe ibindi. Biragumana agaciro, babibike neza. Ikizajya gikorwa nuko uko ihererekanya ry'ubutaka rizajya riba kuri cya cyangombwa cy'urupapuro usanganywe, nihagira ihererekanya rishya riba nuvuga ngo undi ugomba guhabwa serivisi tuzayatumuha ikoranabuhanga. Niba ugurishije ubutaka bwawe uzanye impapuro, uwo muguze we tuzayatumuha ikoranabuhanga, cyangwa se utanze impano, uzunguye n'izindi n'andi mahererekanya atandukanye. Ubwo rero biriya byangombwa bifite agaciro ko no muri registre y'ubutaka biba birimo nta kibazo, gusa nuko ari impapuro, kandi impapuro tuzagenda tuzivamo buhoro buhoro, ariko uko tuzagenda tuzivamo nuko ihererekanya rizajya riba ari bwo igishya kizajya kiza ari ikoranabuhanga. Mutubwire kuri ibi bijyanye hari iryo koranabuhanga, ariko turabizi ko muri iki gihe abantu nabo barakanuye bagenda biga amayeri menshi. Umutekano ni iki mwakwizeza abaturage ko umutekano w'ibi byangombwa byabo hatarimo abantu bazabipiratira mu ikoranabuhanga? Yenda reka agaruke kuri Tanazi, ni iki mwakwizeza abantu ko uburyo mwashyizeho mu by'ukuri bwizewe cyane, yenda n'uwabigerageza atabigeraho? Murakoze. Nibyo koko icyo kintu ni ikintu twatekereje, kandi buri gihe dukora ku buryo dushyiramo imbaraga kugira ngo system cyangwa ikoranabuhanga dukoresha rikarizwe umutekano. Ikiriho mbere na mbere, nzi neza ko hari n'abanyarwanda, hari abo nabonye babivuga ko batangiye no kubibona ibyangombwa koranabuhanga e-title zabo. Hari abo nabonye ku mugoroba bavuga ko batangiye kubikoresha. Mwabironkinze ryari? Twabironkinze kwa gatanu Yego. ejo bundi. Batangiye kubibona cyane rwose. Ejo hari ababibonye, hari abatwandikiye kuri Twitter nimugoroba ko batangiye kubibona. Batangiye kwa applyinga nyine bakabibona. Yego. Abo rero ko babibonye, hari inyandiko iri munsi kuri page igaragaza uburyo bashobora kureba amakuru ajyanye na cya cyangombwa ikoranabuhanga bafite. Mu by'ukuri abanyarwanda twabashyireho uburyo n'ubundi buri transparent bwo kuba bareba amakuru ku butaka. Icyo ni ikintu kimenyerewe. Hari abakoresha short code cyangwa iriya code ya akanyenyeri 651 akadirishya bakabona amakuru. Hari n'urubuga ari narwo dukomeza kubaheraho iyi service, urubuga rwitwa Land Information /lands/rwa.
urwo rubuga narwo iyo arugiyeho abona amakuru ajyanye n'ubutaka. Hari QR code, hari uburyo twashyizeho nanone bugaragaza authenticity, niba ariko nabyitsinze uko nabyita mu Kinyarwanda, niba icyo cyangombwa kuko ari cyo. Iyo ukoresheje ukayisikana, ushobora kuyisikana na telefone cyangwa se n'utu device twabugenewe, byose birashoboka, hanyuma ukabona amakuru y'ingenzi ahamya ko icyo cyangombwa kuko kiri authentique. Ubwo narimo nibaza kuri wa muturage udafite, twigeze kuvuga udafite telefoni, ushobora kujya ahandi hantu yenda bakakugira ngo bamufashe, akaba yamenya kode ze, akaba ashobora kuba yamwinjira agapirata ibintu bye. Oya, ibyo ntabwo bishoboka. Mbere na mbere icyo nakubwiye nuko kuba duha umuntu kode ye ku giti cye kuri telefone ye ari ikintu twizeye neza ko nta washobora kubona icyangombwa kitamugenewe. Icyo niko kimeze. Buri wese agomba kubona icyangombwa kimugenewe. Udafite bwa buryo nk'uko bivuga, navuze yuko ashobora kwegera yaba abakozi bakora ku murenge bashinzwe ubutaka, cyangwa se noneho tuvuge wa udafite ufite telefone itagera kuri murandasi cyangwa itarimo internet, washobora no kwegera umuntu muri cyber cafe ufite uburyo, cyangwa umu agent w'Irembo muri siza, niko bizagenda, ndetse n'undi wari wese ufite ntuza. Ariko byanze bikunze agomba kumuha uruhushya, kuko ya code cyangwa rya jambo ry'ibanga rikoreshwa rimwe niwe turyoherezaho. Ninde usohora icyo cyangombwa? Ninde wemerewe gusohora icyangombwa? Ninde? Umuntu wemerewe gusohora icyangombwa ni nyiracyo. Nagisubiza gutyo, ni nyiracyo, kubera ko niwe wenyine duha uburenganzira bwo kugisohora, cyangwa se akaba yakwifashisha undi wabimufashamo. Ushobora kujya kuri cyber cafe cyane rwose cyane, afite ya kode, ya mibare y'ibanga. Mbere na mbere navuze ko ari message tumuha. Iyo message niyo irimo UPI ndetse na link, nibyo byonyine biri murebye. Noneho iyo yinjiye kuri link nibwo yinjizamo ya makuru, akajya naho ashyiramo telefone kugira ngo tubone uko tumwohereza code. Ariko noneho hari n'abanyamahanga cyangwa n'abandi bantu bafite passport, bo tuyibohereza kuri email. Umuntu uri hanze rero, wa undi mugeze kuvuga ko diaspora, we abigenza ate kugira ngo asabe icyangombwa? Anyura muri ambasade, bigenda bite? Icyo ni ikibazo navuga cyiza. Ubundi abenshi iyo ashaka serivisi z'ubutaka atanga procuration, akaba yayiha umuntu yizeye, akamukurikiranira iyo dosiye ye inaha ngaha, bitihise akiyizira. Niko bisanzwe bikorwa, numva ari uko bisanzwe bikorwa. Deja araza kunyunganira. Ariko twajyaga tugira ikibazo cy'abantu yenda baje nko mu biruhuko bagashaka serivisi z'ubutaka, noneho dosiye zabo bakazikora, ugasanga barashyiraho pressure abakozi bo mu kigo cy'ubutaka, bati twihutishirize, yenda mfite urugendo, mfite indege iri bugende nimugoroba. Ibyo rwose batuze, ubu namara gutanga dosiye yifatira indege asubireyo, ubundi tumwohereza icyangombwa koranabuhanga ashobore kukimanura aho yibereye. Deje, hari umuntu uri hanze, abo turimo kwita ba diaspora, waguze ubutaka hano mu Rwanda, afite cya cyangombwa nyine kiri ku mpapuro nk'izi. Yego. Uwo nawe anyura mu nzira bigeze kutubwira zo gusaba nyine icyo cyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka, nawe anyura muri izo nzira zisanzwe nk'iz'abandi. Ari hanze, ariko yaguze ubutaka hano mu Rwanda, afite icyangombwa kigaragaza uburenganzira ku butaka bwe nyine kimwanditseho, ariko noneho arashaka cya cyangombwa koranabuhanga cyo turimo kuganiraho ubu ngubu. Abigenza atanyurahe? Uvuga ngo umuntu uri hanze usaba serivisi z'ubutaka. Yego. Biriya Atanazi yarakomojeho. Oya, afite ubutaka yarabuguze hano mu Rwanda. Yisubiye, yenda tuvuge ko atuye iriya, cyangwa se aza gake hano mu Rwanda, ariko akaba afite icyangombwa, ariko akaba ashaka cya kindi noneho gikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga. Bigenda bite? Nta rindi hererekanya rikozwe? Oya, nta rindi. Kugira ngo
hari wenda Atanazi yamfasha uko bizajya bigenda. Gusa ku cyo yari yasobanuye mbere nagira ngo mbanze ngire icyo mwuzuzaho ku byerekeranye n'abantu bari hanze basaba serivisi z'ubutaka. Yari yabikomojeho yuko iyo umuntu ari mu gihugu cyo hanze atari mu gihugu asaba serivisi z'ubutaka aza kubyikorera ku giti cye cyangwa kohereza procuration. Nagira ngo nsobanurire abantu nuko ziriya procuration ubundi umuntu aba agomba kuyicisha kuri ambasade, hanyuma ambasade ikayishyiraho umukono na kashe, hanyuma akabyohereza hano mu gihugu, hanyuma yamara kubyohereza hano bigaca muri Minafete, kubera ko Minafete ariyo ireberera za ambasade, kugira ngo Minafete ibanze irebe neza niba koko ibyo ambasade yemeje ari byo, noneho babiregarize, noneho tube twamuha serivisi. Abenshi baha uburenganzira cyangwa se ububasha abantu mu miryango yabo cyangwa se n'abavoka. Abavoka bakaba ari bo bakurikiranira ziriya dosiye, ubundi tukabaha serivisi nk'uko bisanzwe. Ubwo rero ikigiye koroha nuko ubundi nk'uko Atanazi yarabivuze, hari ikintu cyajyaga kidutera akazi kenshi na pressure, aho abadiaspora cyangwa se n'abantu batandukanye bazaga gusaba serivisi bataba mu gihugu, bagomba nko gufata indege ngo basubireyo. Byagoranaga cyangwa se byasabaga akazi kenshi cyane, aho umuntu yumvaga ko agomba kugenda atwaye icyangombwa cye, bigasaba yuko ahabwa serivisi yihuta cyane. Ubu rero nazajya amara gusaba serivisi azajya yigendera n'ubundi akoresha buno buryo abe yakibona hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ibyo rero numva bigiye koroshya cyane iryo serivisi cyane, no kuzajya bayibonera ku gihe ndetse no mu minsi mike cyane. Reka turimo turasoza, ndabona iminota yarangiye, ariko ugeze kuvuga ko hari urubuga cyangwa inzira abantu banyuramo basaba mu buryo bw'ikoranabuhanga. Nagira ngo ubivuge, hanyuma Madame Esperance adusoreze kino kiganiro, dushigaze umunota umwe gusa. Yego, urwo rubuga nibyo koko hari urubuga tumaze igihe tunakoresha, abanyarwanda baranarumenyereye. Ni urubuga bari basanzwe bakoresha babona amakuru yanditse ku butaka ku mpamvu zinyuranye. Hari nyir'ubutaka ushobora kuyareba igihe ashakiye bitewe n'icyo yifuza kurebaho. Hari ushaka kugura ubutaka ashaka kureba niba ubutaka koko bwanditse ko bagiye kugura. Rero urwo rubuga rwitwa Land Information, Land Information bifatanye, akadomo lands harimo iyo S, hanyuma akadomo rwa. Urwo ni urubuga dutangiraho iyi serivisi y'icyangombwa koranabuhanga cy'ubutaka. Ariko vuba aha cyane, nkeka ko ari muri uku kwezi mu mpera zako, turi gukorana n'Irembo kugira ngo abantu hahandi bakiye serivisi ari naho baherwa cya cyangombwa. Aho niho tuwenda kugana, ndetse nkurikije akazi karimo turi gukorana n'Irembo mu minsi ya vuba cyane. Ndumva icyo kintu nicyo twimirije imbere, kugira ngo tutagora umuntu niba yakiye serivisi ku Irembo n'undi ayibonere ku Irembo. Ariko nyine muri urwo rugendo tuzakomeza dukoresha na ruriya rubuga, ntabwo ruzavaho. Murakoze cyane, ibyo byaba ari uburyo bwiza cyane. Ngira ngo kandi murimo murabikoraho bizakunda abanyarwanda bo kuzaza bavuga ngo turacatura. Madame Esperance, ngira ngo dusoze iki kiganiro mu masegonda 30 ku muturage wadukurikiye urepfiriya, ku muturage abo twita abasirimu baba hano muri uyu mujyi n'ahandi n'abari hanze, icyo mubifuzaho n'iki kugira ngo ubu buryo bushya mwatangije mu by'ukuri burusheho gutanga serivisi nziza nk'uko mubyifuza kandi abaturage niko babyifuza? N'iki mubasaba? Urebye abaturage icyo tubasaba ni ukugira ngo buno buryo babukoreshe, kuko ni uburyo bworoshye kandi buzaborohereza. Icyo batasobanukiwe bagasobanuza abakozi bashinzwe ubutaka ku mirenge no ku karere. Ariko natwe tureba nk'ikigo cyo tugiye gushyiramo imbaraga nyinshi kandi twanatangiye, kandi namwe tubashimira abakozi barabiye, ni ubukangurambaga buhoraho bwo kugira ngo abaturage tubigishe buno buryo bashobore gukoresha rino koranabuhanga. Ubu twashyizeho uburyo bwo kwigisha cyane dukoresheje itangazamakuru, za radiyo, televiziyo n'ibinyamakuru bitandukanye, ariko tufatanyije n'abakozi dukorana bo mu nzego z'ibanze, mu mirenge, mu turere, ndetse n'abakozi b'ikigo. Twese tugafatanya kugira ngo abaturage tubigishe ku buryo buhagije, bamenye buno buryo.
ariko na bano bakozi bazajya bafasha abaturage bariya bo ku mirenge nabo turabasaba yuko bajya borohereza abaturage kuri wa muturage udafite telefone smartphone ishobora kuba ya downloadinga cyangwa se yasohora biriya byangombwa umuturage akaba yabibona. Tubasaba gufasha abaturage na bariya abagenti b'Irembo tugiye gukorana n'Irembo muri iyi minsi kugira ngo bajye bafasha abaturage nabo bakabisobanukirwa bakajya bafasha abaturage ku gihe. Rero icyo twizeza abaturage ni uko nk'ikigo cy'ubutaka muri iyi minsi dutangiye gahunda yo gutanga ibyangombwa koranabuhanga, ni uko tugiye gukora ubukangurambaga buhoraho kugira ngo babisobanukirwe, kandi uzaduhamagara wese tuzamusobanurira ko dufite na telefone itishyurwa 2142 tukaba twamusobanurira, ariko n'abafite n'amatelefone yacu kuko abaturage baraduhamagara cyane kandi tugerageza kubitaba iyo bishoboka umuntu adahugiye mu kandi kazi tukajya tubasobanurira uko bishobotse. Madamu Esperance Mukamana turabashimiye ko mwitabiye kino kiganiro. Dushimiye Akumuntu Atanaze aturutse muri Minisiteri y'Ibidukikije. Nijye ubashimiye. Kadushimire n'abaduteze amatwi ndetse n'abadukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda ku mwanya wanyu mwaduhaye, ngira ngo ibyo twaganiragaho ni ibintu by'ingenzi kandi bitureba twese. Twaganiraga ku bijyanye n'icyemezo koranabuhanga cyiyandikishwa ry'ubutaka. Mwumvise ibyiza birimo, yego mu ibintu bigitangira ntihaburamo ibibazo bimwe na bimwe, ariko baravuze bati mujye mubahamagara kugira ngo musobanuze ibyo mudashoboye kumva cyangwa se ibyo mukeneyeho ibisobanuro bihagije. Reka mbashimire, mwari kumwe na Munyaburanga Vincent, naho ubutaha.